Bene data bakundwa, twongeye kubasuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nanone muri kumwe na Pastor Uwanyirigena Marie Chantal, umuyobozi wa Ayera Ministry, umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Tumaze iminsi rero turi kwiga ku ijambo ry'Imana, n'ubu tugeze mu kanya nanone ko kumva ijambo ry'Imana. By'umwihariko tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, umuyobozi mukuru cyangwa se umuvugizi w'ishyirahamwe ry'amatorero y'Abatisita mu Rwanda AEB, Bishop Ndagijimana Emmanuel, akaba ari we mutumirwa wacu ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana k'uyu munsi. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'uyu munsi dufite riratubwira ngo imbaraga z'umukristo mu gihe nk'iki ziri hehe. Tugiye kwifashisha ku ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo ibice 7, umurongo wa 24 kugera ku 27, aho tugiye kureba inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi. Bishaka kutubwira mu gihe nk'iki umukristo yubatse ate, wubatse kuri Yesu n'umukristo utubatse kuri Yesu. Imana duhanugisha. Reka rero nk'uko n'ubundi tubabwiye ko dufite umutumirwa, reka n'ubundi twakire na Bishop wa AEB atugezeho ijambo ry'Imana. By'umwihariko nkaba mfite amahirwe yuko ari umushumba wanjye uncumbye, tukaba ari nawe tugiye n'ubundi gukorana iki kiganiro duhembura imitima mu gihe gisa nk'iki, igihe imitima isa n'ihebye, igihe imitima isa n'ihungabanya ukuntu. Reka twumve ijambo ry'Imana riduhumurize kugira ngo twese turusheho kongera kubaka ubwami bw'Imana no gusana ubukristo bwacu kugira ngo tubashe kuzajya muri ubu bwami bw'umuco. Turabakiriye. Akoze cyane Pastor Chantal, kandi ndabashimira ubutumire mu mpaye bwo kuboneka bwo kugira amahirwe yo kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. Amazina yavuze ntabwo nyasubiramo n'inshingano zanjye yazivuze. Ubu ndagira ngo duhite dusoma aho yaturangiye muri Matayo ibice 7 umurongo wa 24 kugeza wa 27, igice cya 7 cya Matayo. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, wari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Nyagasani Mana yacu, turagushimira umuteguro wawe, turagushimira urukundo rwawe rutagira akagero, turagushimira kandi uyu mwanya duhaye wo kumva tuganira nawe. Turagutumiye mu mbaraga z'Umwuka Wera ngo uze tubashishe gusobanukirwa ibyawe, kandi ubane natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko watuyoboye mu kiganiro yatubwiye ko uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mbaraga z'umukristo mu gihe nk'iki, ndagira ngo tuze kugira umwanya wo gutekereza kuri izo mbaraga n'ubushobozi buboneka muri izo mbaraga. Ngira ngo akenshi iyo abantu bavuze umukirisitu, akenshi tukamwita umukiranutsi, umunyamasengesho, umukozi w'Imana n'andi mazina menshi. Dutangira gufata akandi kamenyero ka kabiri ko gufata amagambo ya Bibiliya dusoma tukayiyitirira. Imirongo yo muri Bibiliya ivuga iby'ubutwari ni myinshi, ivuga iz'imbaraga z'abakozi b'Imana ni myinshi, noneho abantu barangiza iyo mirongo yose bakayifata bakayigira iyabo. Ariko hakabamo ikibazo gikomeye cyo kutibaza se umukristo ninde, utari umukristo ninde. Hari n'igihe dutangira kwibaza tugatanya vanga umukristo nyakuri. Iyo tuvuze umukristo nyakuri arabahita bumva ko ari n'umukristo wa pirate, ariko uwo ngo ntaba. Kubera urwo rujijo rero rwo gutinda mu rusengero tukibwira ko twahindutse abakristo, tukavukira mu miryango y'abasenga tugatekereza ko byaduhinduye abakristo, byatumye igihe cyo gushaka imbaraga cyangwa gukorana umwete kigeze, umubare w'abo bakristo
uba muke cyane. Abancandiro ngo muri uyu mwanya tuze gutekereza ni izihe mbaraga umukristo agira. Ese imbaraga z'umukristo muri iki gihe cya COVID-19 zagaragara he? Zagaragara zite? Zakora iki? Rero iki gice nk'uko nababwiye, iyo ugisomye usanga ari inkuru yoroshye abantu bamaze gufata mu mutwe. Yewe niyo utarahasoma ukavuga uti Matayo ibice 7 umurongo wa 24 bahita bakubwira ngo inzu yubatse ku rutare n'inzu yubatse ku musenyi. Ariko nagira ngo turenge uko kumva izo nzu, ahubwo tuzihuze n'ubuzima bwacu. Nibyo koko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wa mbere yumvisha ijambo ry'Imana, n'undi muntu wa kabiri nawe yumva ijambo ry'Imana. Aho babiri batandukaniye, umwe yumva ijambo ry'Imana akarikomeza, uwa kabiri yakumva ijambo ry'Imana ntarikomeza. Umuntu wa kabiri ikibazo kigaragara kuri we, yumvisha ijambo ry'Imana rinyura mu gutwi kumwe rihinguka mu kundi, niyo arikomeza. Ubuzima bwe, imibereho ye, ibyo akora, Yesu abigereranya n'umuntu wubatse inzu ye ku musenyi. Birashaka gusobanura iki rero? Wa muntu wa mbere wumvisha ijambo ry'Imana akarikomeza, ubuzima bwe yabwubatse ku rutare. Bivuga ko ibyiringiro bye byose yabishyize muri Yesu, aba ari ugenga ubuzima. Uyu muntu rero nta kibazo afite. Iyo umuyaga uhushye usanga imbaraga zaho yubatse ziruta kuri imbaraga z'umuyaga. Icyo nicyo nge numva arizo mbaraga umukristo yagombye kwirata, uwamaze kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Igihe ubukene buzaza, wa muntu kubera ko yubatse muri Yesu begeranye navuga ati Mwami Yesu, ndabizi neza ko hahirwa abakene. Nari kugira ibyago iyo nza kuba nkennye umutima, ariko amafaranga n'ibintu biragenda kandi bikagaruka. Uyu muntu yahuye n'amakuba, yahuye n'ibyorezo nk'ibyo turimo muri iki gihe, yiringira Imana ishobora byose ko mu mugambi wayo yasezeranye kuva kera ko izagirira neza abayikora. Aba nifuza ko rero twese abarimo bumva ijambo ry'Imana muri uyu mwanya dukwiye kuba nk'uyu muntu wafashe ubuzima bwe akabushyira muri Yesu, maze akemera Yesu kubiyo. Ngira ngo buri wese yakwibaza se nuko byagenze mu buzima bwawe. Mbere yo gufata icyemezo cyo kuririmba muri korali ya indi nziza uririmbamo, wabanje gufata ibyawe byose ubiha Yesu. Ni Yesu kuririmbisha, ni Yesu kugendesha, ni Yesu gukoresha bya bindi ukora. Yewe mukozi w'Imana turimo tuvugana, mbere yuko witwa bishop, wa pastor, wa apotre, wabwiye Yesu ngo Yesu ubuzima bwanjye ndabuguhaye, niwe ugukoresha bya bindi byose. Niba bitameze bityo, mbese nka wa muntu wa kabiri. Covid izaza ukizwe n'amaguru. Niba kubwira ngo barakuroga ntuzagaruka mu rusengero, kubera ko ubuzima bwawe ni wowe ufashe kandi ntabwo ufite ubushobozi bwo kubuha. Ndashaka gusoza dusoma muri Timoteyo 2 igice cya 4 umurongo wa 2. Paulo wandikiye Timoteyo muri iki gice aravuga ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Haleluya. Amen. Iyi mibanire y'umwigisha n'umwigishwa niyo igaragara muri iki gice dusomye. Paulo wabanye na Timoteyo akamubyaza ubutumwa bwiza. Paulo arafunze, ari mu kaga, ari mu makuba, ariko umutima we uracyazirikana umwana we, aracyamutekerezaho Timoteyo, arashaka no kumuha impamba y'ubuzima. Hanyuma muri iki gice iyo ugisomye ngira ngo ushobora kugihuza cyane n'ubu buzima turimo bwa COVID-19. Ijambo ry'Imana rivugwa buri gihe, ndetse uyu mwigisha cyangwa uyu mwanditsi aravuga ngo rikavugwa mu gihe no mu gihe kitariho. Rikavugwa abantu bagiye mu rusengero cyangwa basigaye mu rugo. Aba bantu bakigishwa aya magambo. Iyo ukomeje uyu murongo uhera, niho ubona za mbaraga z'abakristo zitagihana. Nta mukristo ukishimira ko bamubwira ngo ibi ngibi wakoze ntabwo ari byo. Satani yaduteye impamvu zituma tudakora ibyo twagombye gukora. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bataboneka mu materaniro igihe yabaga gihari. Hari impamvu nyinshi zituma abantu batagira uruhare mu gukora imirimo yagombye kubikorwa ku nsengero. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bangana kandi bagombye gukundana. Satani yaduhaye impamvu nyinshi. Ariko ndagira mbabwire imbaraga zacu nk'abakristo muri iki gihe cy'amage niho zagombye kuba zigaragara. Haracyari umubare munini w'abantu
bakeneye ubutumwa bwiza kandi bazabugezwaho natwe. Haracyari umubare munini w'abantu badafite ibyo kurya, barabikeneye kandi twe tuzabibaha. Haracyari abantu badafite imyambaro, bakeneye neza y'abamenye Imana kugira ngo babe. Nkaba nifuza ko buri wese tuganiye muri uyu mwanya wagira umwanya wo kureba niba uri umunyembaraga cyangwa uri umunyantege. Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo w'imbaraga. Ndizera ko muri uyu mwanya buri wese yafata icyemezo ukabwira Yesu uti Yesu, hamwe n'iri jambo ryawe numvise nibonyemo intege nke, ndashakira imbaraga kuri wowe. Ntabwo nshaka kuzagira ubuzima bumeze nk'inzu yubatse ku mucanga ngo igihe ibyanjye byose bizabirangiye, cyagiye bazabamperekeje mvuye mu mubiri nzagende ntafite imirimo yo kumerekeza. Munyemerere dusenge dusoza. Nyagasani Imana yacu, turagushimira kuri Imana y'ibihe, uri Imana idakangwa n'ibyorezo cyangwa amakuba. Turagushimye ko wamenye ko mu gihe nk'iki tuzaba twaramenye ijambo ryawe. Riha ubushobozi bwo gufasha imitima yacu icitse intege, kandi uduhe kurebera mu kwizera turebe ibyo wasezeranye. Mu izina rya Yesu tubisaba. Amen. Umutima wanjye urahembutse, ariko sinzi wawe uko bimeze. Nakwifuriza yuko nawe waba umwe muri aba bakristo bubatse inzu zabo ku rutare. Imana tugire neza kugira ngo iyi mivu turi kumva, ibyo byorezo biri kuza, bisange mu by'ukuri dushikamye mu mwami wacu, ku buryo naho bavuga bati ngiyo covid igeze ku irembo ryawe, nk'uko umugozi w'Imana bivuze, wavuga uti icyo nzi cyo nuko umwami wanjye namaze kumwakira nk'umwami n'umukiza, ntibigutera ubwoba. Imana tugire neza. Rero muzasanga ku iyi channel yacu abakozi b'Imana nk'aba babasaje bameze nk'aba Karebu yaravuze ati, abwira Yosuwa ati wibuke iby'Imana yatuvuzeho turi i Kadeshi Barinea. Imana tugire neza. Tuzasanga ijambo hano ry'umwimerere ridukomeza kugira ngo dukomeze mu rugendo. Bishop turashimiye, Imana ibahe umugisha. Namwe mwari mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Mureke dukomeze urugendo rujya mu ijuru, kandi twikomeze ku Mana, turushaho kubaka ku rutare kurusha kubaka ku musenyi. Ibyiringiro byacu, ibyiringiro byawe, ibyiringiro byanjye bibe ku Mana Data, ubundi dukomeze urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibiteho, mukomeze tuvome ijambo ryayo mu iki gitabo cy'Imana ariyo Bibiliya, niyo itubera umuyoboro uzatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Turabashimiye rero ko mwakomeje kubana natwe. Imana ibagire neza kandi Imana ibiteho. Amen.